Gendari kochora gendari kochora gendari kochora naragusariye gendari kochora gendari kochora gendari kochora naragusariye gendari kochora anda gendari kochora anda gendagura fanta yeah. Ubuse wasoje kwiga mwana? Sikuru ntago nayishoje kubera imwe. Wagarukiye mu kangahe? Nagarukiye P6 nkona viriyo. Primaire ya gatandatu. Primaire. Ufite imyaka? Mfite imyaka 20. Akora cyane na mutoya mwana ushaka wasubira ku ishuri. Birumvikana arega mani ntago umuntu yanga kwiga. Ntago umuntu yanga kwiga ahubwo ubuzima arimo nibwo bwatuma atiga. Kuko ntago najyaho ngo mbitindeho cyane ariko kwiga nta muntu byanga kuko kwiga ntago ari bibi. Nese kugira ngo ureke kwiga byagenze biti? Kwiga nyine urukumva ni hasoza danger najye nagize vie nyine tu vie wikundira icupa nyine tu utazi ngo umuryango we ngo urabaho gute ni uyu munsi afite nk'ibihumbi 100 cyangwa se ngise ndabyibuka rigize kunywera ibihumbi 100 iminsi 3 urugo ngewe usanga ikaramu akayigura ariko ugasanga iposho ni hatari yanataha mu rugo bikaye bisazi foboka ariko wa mujene wanjye wa kabiri ahantu nyine challenge nigije kugira muri stu ako kanya umunsi twagiye wa mujene yarakubise biranga arakubita biranga ajama ariza zana biramunanira burundu biranga noneho producer arambwira ati Faida genda ukubita ibyo bintu bisoza indirimbo isoza avuga ati okay birashoboka ko nabikora ariko ura mujene twakomaje kandi nta mafaranga mfite yo kugira ute yo kuba nakishyura indirimbo mureka ririmbe uko abiririmba bifatwa nko n'ubundi indirimbo tugiye kwiyumvira arambwira ati ntago ari gutyo ngiye mbishaka ariko umva genda wowe ukubite nakubwiye ati nagiye nujuje imyuka njya kuri microphone ngiye kuri codinga neza nuzuye imyuka umujene yarambwiye turabaramutse yiri coding urayishyura wenyine umutima warahagaze uvuga biranga nsoga muri kakaboro nagiye nabwira producer ngo coding uko biri twigendere n'ubundi ntakunda turundi n'indirimbo yo kwiyumvira biri coding uko biri twigendere ubwo nyine abifata gutyo birarangira ngo kukubona byabaye isomo ndashaka wumve ubwire na famiye ko nateze gusubira inyuma umunsi n'isaha byageze maswiti madari sinkusiga jeje sinagusiga gatakoka sinagusiga ndorerwamo Yes, what's popping Kigali Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba bo mu mujyi wa Kigali. Hello Kigali. Ubu turi saa 8 n'igice ku isaha Kigali, saa 8 n'igice ziruzuye mu bafungiye muri gereza y'Amageragere, saa 8 n'igice ziruzuye mu bari mu irimbi rya Rusoro. Twishimiye kugusanga kuri imiyoboro ya Defia Empire. Ngendi Defia nkaba Impera we Empire, abanzi bahita umwana w'ibwami ndi udahinduka nka table periodic ndi wahanuwe na Yohana mu kirwe Patem. Iminari iri mu mujyi wa Kigali iri connecterekeza kuri Defia Empire. Hano magarage n'umujene yarabamugara ambwira ati Defia mfite impano yo kuririmba. Ayenda ogirina okay, ndi ufite impano yo kuririmba nta kibazo. Murabizi ko kuri Defia Empire dufite gahunda yo kubyikorera tubagarira yose nawe uzirizera n'irizarumba. Twakiye tubona impano nyinshi zagiye ziza mu buryo butandukanye. Ndabogirina okay uzaze tukumbe wasabra. Ya meze bite? Meze neza cyane. Amakuru ni meza. Izina ry'ubuhanzi ninde? Nje nitwa Faido. Yes. Amazina asanzwe? Amazina asanzwe ubundi nitwa Kizimana Faida. Niyo mazina ababyeyi banyise. Uravuze uti ndita Faido. Faido nyine. Faido nyine uri kumva ni izina n'ubundi rijya gukomoka kuri y'ababyeyi. Nta kintu kirenze nahinduye sibyo ko n'ubundi umuntu ajya kuvuka n'ubundi sanga n'ubundi ibyo akora ari iryeno rye tu. Uri sana uri fresh sana. Fresh sana. Numva urimo. Ndaturika. Reka twumve. Bita kapera. Uyu nguyu gose nkwiye kuvuga abandi bana mujye kwiga
niwumoza amarira abandi bari kunyina nabukundiza bakanyandagaza nikundira abameri bafise moni nkunda moni nikundira abameri bafise ibyo kurya nkunda kurya Meri yahise anseka abajyama barankomeza sinshaka gupfa nsodoka nzapfe niyubaka sinshaka gupfa nsodoka nzapfe niyubaka sinjya ngura amahite ibyana narabikatiye kubera kunesha umutwe sinjya mvugana n'abato kubera mbona biri kure yo gutura keji sinshaka kubamo njyewe narimo njye nshaka kubamo nkumva mbirimo iyo niyo ndirimbo yanjye bayita abameri nyisohoye vuba nkakaba ndimo ndayipromotinga umuntu uri kubyumva ujye kuri YouTube searching abameri cyangwa searching Faido by abameri indirimbo ni nshyashya munshigikire kandi mushyigikiye n'umujene wanjye tugenda tubakubita imizigo ya danje si igitekerezo cyo kuba umuhanzi cyajuti nyine igitekerezo cyo kuba umuhanzi ibyo nakubwiye ati umuntu ari ukuntu avuka ugasanga ibintu n'ibyiwe kuko njyewe natangiye kubyina mfite imyaka mbona nari mfite ubwenge kubyina natangiye gukora amafaranga njya mu bubari mbyina mfite nk'imyaka 7 8 gutyo kuzamuka wari umumansuzi mu kabari oya ntabwo nari umumansuzi ahubwo ari ukuntu muri quartier tu ubusanga ari abantu bizihiwe bameze fresh hakaba ari abana bafite iyo mpano kabyina akamutama iryo jana ugasanga igihumbi cyuruzuye ariko nyine ni gutyo nyine bikura tu noneho natangiye mbyina bajene bakajya bambwira ati se kuzi kubyina no mu ndirimbo ni wakora ariko naje kubinegiriza nyine sinahita mbikurikiza nko kuba bishaka kuko ngo bagusabaga ko wajya kubyina mu ndirimbo zabo ahubwo we birangira wibereye umuhanzi indirimbo narabyinaga nkanabyina bigakunda ahubwo bansabaga ko mba umuhanzi nkabyanga yego hanyuma ujya kuvuga uti okay ariko ubundi ibi bintu bambwira wagerageza byajute byaje ryari ukuntu byaje rero kugenda muri icyo gihe bambwira ati ngo wagerageza kuko ni umujene wanjye bita Zayboy niwe wabimbwiye ati ese wageze tu man ugakora indirimbo basi niyo twajya tuyumvira nka gengo nkavuga ati wapi ntago byakunda ngiye nkunda kubyina ntago nabivanga no kuri ngo we barakubwira ati genda ukora indirimbo tuzajya tuyumva turi team ya wavuze tuza tuyumva turi gang arifite gang y'abantu bangaye nari mfite abantu 12 na ikipe yose mwa nuko rero abo bapeti nyine biza kugira babiribagirana caye imyaka 3 ariko nanjye rya jambo wa mwana yambwiye sinzi hano nigize kujya umunsi umwe ndirimbira ndirimbo ya The Ben ngo baby ka tugende mu kiganza tujye farawe nyumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever iyo ndirimbo naririmbye umuntu aranyumva arangije kunyumva arambwira ati sesha kabandi birigo bakorera amafaranga bakora indirimbo wowe ubura iki kugira ngo ukora indirimbo kuri amafaranga uwo muntu niwe wamaye advantage navuze ati nanjye wagenda ukagakora mu buryo nyine bwo kwenjoyinga nkajya naniyumvira ariko nta bushobozi nifite kugira ute bwo kujya stu nagize imbogamizi kuri icyo gihe yego ariko ntabwo n'ubundi byarangiye gutyo ari umujene wanjye nakoraga nyine ikiyede umujene ari umufundi uwo mujene kubera ko yari umufundi namubwira ati rero ngewe mfite indirimbo kubera ko yanzi ibintu byo kuririmba n'ibintu byo kubyina mbyumva ndamubwira ati rero ngiye ndashaka gusohora akaririmbo ariko nta bushobozi mfite bwo kujya stu arambwira ati rero niba utawufite twakomaza tukajyana nirengagije ko ari umufundi kubera nashaka indirimbo yo kwiyumvira ndavuga ati nari reka tugende dukore ntari bitu iyo ndirimbo mwakoze turirimbiraho twumve niba ukiyibuka iyo ndirimbo bayita sinagusiga nayo reka nkubiteho vasi ngo kukubona byabaye isomo ndashaka wumve ubwire na famiye ko nateze gusubira inyuma umunsi n'isaha byageze maswiti madari sinkusiga jeje sinagusiga gatakoka sinagusiga ndorerwamo niweho nirebamo nkibona sinagusiga gatakoka sinagusiga ndorerwamo niweho nirebamo nkibona sinagusiga
niyo boro ya mbere nakoze, niyo uravuze uti iyi song kabisa ngiye kujya muri studio bwa mbere, iyo boro ya nambi ubugiyemo ariko bisanzwe yambijije icyuya ubyumve nk'uko ubwo ngubwo nyine turi kumva nibwo bwa mbere nari ngiyeyo, no mujene wanjye aribwo bwa mbere agiyeyo, nari zigo bikorwa gute bigenda gute. Njye nagiyeyo producer acura beat, aje gucura arambwira ati yari ukubite. Umuproducer mwakoranye icyo gihe yitwa nde? Umuproducer ni wacu Nyagatare bamwita Sari beat. Ariko nyine njye ntabwo byigize bingora cyane kuko nanjye byaranunguye, kuko ukuntu nabikoraga kambwira ati ngo ngo nibyo ndavuga ati ziko byahantu bishoboka. Ariko wa mujene wanjye wa kabiri ahantu nyine challenge nigizwe kugira muri studio ako kanya umunsi twagiye, wa mujene yarakubise biranga, arakubita biranga, ajyamo ariza biramunanira burundu biranga. Noneho producer arambwira ati Faida genda ukubita ibyo bintu bisoza indirimbo isoza. Ndavuga ati okay birashoboka ko nabikora, ariko uriya mujene twakomaje kandi nta mafaranga mfite yo kugira ute kuba nakishyura indirimbo. Mureka ririmbe uko abiririmba ubifata uko n'ubundi indirimbo tugiye kwiyumvira. Arambwira ati ntago ari gutyo ngiye mbishaka, ariko umva genda wowe ukubite. Nakubwiye ati nagiye nujuje imyuka, njya kuri microphone ngiye kuri codinga neza nuzuye imyuka. Mujene yarambwiye ati uraramutse uyikodinze urayishyura wenyine, umutima warahagaze kuvuga biranga. Nsohoka muri ka kaboro nagiye nabwira producer ngo coding uko biri twigendere n'ubundi ntakunda. Turundi n'indirimbo yo kwiyumvira biri coding uko biri twigendere. Ubwo nyine abifata gutyo birarangira, indirimbo irasohoka, nkajya nyumva irimo defo, ariko gavuga ati ntakundi nyine nayo nari ngomba gupevera. Ubwo twageze Hudu ndirimbo nanzi ngo ngizayumva ngiye nyine numva karitsiye yose ububoro nyine abona ababoro baninga, sinigize nyibahereza, sibyo nyine kumva ngo Faido afite indirimbo numva bari kuyikina, nkajya numva uko bwije nuko bukeye bari kuyikina, naranze no gukora n'izindi. None se uba wumva muziki wawe wabona intego yawe yo kuririmba ifite iye ntego izagarukira he? Mu by'ukuri nakubeshye njye ukuntu mbona umuziki wanjye mbona n'ubundi kuri iyi si cyangwa se nibyo nkora byose nta n'ikindi nakora atari umuziki. Nukuvuga ngo njye ukuntu ngiye nkukora ntago nyine njye mbyumva nk'ibintu birenze, nubwo uyu munsi naho nagera, ariko nibona nk'umuntu urenze, kuko njye ndabikora ku buryo nyine bibona ku rundi rwego, kuko byatangiye ari bitoya ariko ngo bigeze birarenze. Ikindi kandi imiryango tuba tuvukamo, aho tuba tuva, nibyo bituma nyine umuntu avuga ati agomba gukora agashyika kuri iyi nevo. Ariko nyine duba dufite n'abandi tureberaho dushaka kubabo, ariko twebwe muri twebwe nk'ukuntu tuba twarinjiye muri ibi bintu, hari ukundi kuntu umuntu aba ashaka gukora ibintu birenze ko abantu babyumva cyangwa se babikeka. Hari nk'umuntu uragerageza gusaba support akayikwima, ati se shaho nta mpano ufite mwana. Ibyo bintu ntago byabura ku mwaka stress wese, ntago byabura ku muntu wese uri gutangira kuririmba, kuko ubwa mbere na mbere ugitangira gukora indirimbo ya mbere nta nubwo n'abantu babyumva neza. Ariko njye nabonye karitsiye yanjye ihabye, nyine tubatangira kumfata nk'umuntu udasanzwe. Niba narajyaga muri karitsiye se nkagera nko kwa runaka nkiyogosheshereza ubuntu uduserivisi nk'utu bamfata nyine nk'umuntu wadanje, umuntu w'umuhanzi w'umu-artiste karitsiye ifite. Nibyo byatangiye nyine kunyereka ko bya bintu bishoboka kandi binarenze. Tanangira gushyiramo imbaraga, ninjira ndavuga ati naganga byakunda Nyagatare ni Rwota Masimbi hafi ya Uganda nago zarya, ubwo reka negere mu mujyi ndebe ko bikora nyine bikajya kundi rwego. Ubuje Kigali cyambanje Kigali, Tabati ziba Tabati, bisazi kujya studio. Ubwo itike yo kuza Kigali wayikuye he mwana? Mbweje ukuri hari ahantu kubona amafaranga yabigoye. Ubufasha umwana ati rero uko bisa kose imiziki yanjye hano ndi nago byamira, reka ngerageze ngi Kigali. Ubufasha umwanzuro aho kugira ngo ubyemere. Uri kumbwira ngo itike ngo urayibona ni hano uzi ufite umwenda umwe muri envelope. Niko waje? Niko ngiki ni gutyo n'uriyenze nza Kigali, ni gutyo naje. Ndaza nyine tunda kubitiga Kigali irankaranga. Okay, none uteguye urugendo rwo kuza Kigali. Wari uteguye ute? Niki cyaguteye motivation? Amafaranga yo kuza Kigali wayabonye ute? Mbese ubundi transport waje ute cyangwa waje mwikamye? Ubundi nakubeshye ngiye inzozi zanjye n'ubundi numvaga ko natazaba mu cyaro, ko ibintu nakoraga ntabwo byanyemeraga kuba nawe mu cyaro, kandi kuza muri Kigali byari inshingano zanjye, kuko
ndatekereza ko njya kuzana mama wampaye itike kuko niwo muntu wandebye aravuga ati n'ubundi mwana wanjye ibintu ukora ngaha bakubona nk'umusazi n'ubundi mbese umeze nk'umuntu n'ubundi wasaze warangiye ntabwo bagufata nk'umuntu muzima kuko ibintu ukora abantu bo mu cyaro mani bishima nuko ubona wagiye guhinga uragira inka ya ubwo rero bivuze ngo mama wawe arakumva we aranyumva byatari kandi njye singira n'impano yo korora ibyo byo guhinga wenda kuba najya mu murima nkamufasha yarabibonaga ariko njyewe namufashaga mfite ikintu nge kindimo nshaka gukora ubwiwe nawe nyine arabakavuga ati uyu mwana ubundi n'uwanjye cyane ntabwo ari uwanjye ubuse wasoje kwiga mwana sikuru ntabwo nayishoje kubera imwe wagarukiye mu makangahe nagarukiye P6 nko naviriye primaire ya gatandatu primaire ufite imyaka 20 uracyari na muto y'amana ushaka wasubira ku ishuri birumvikana arega mani ntabwo umuntu yanga kwiga ntabwo umuntu yanga kwiga ahubwo ubuzima arimo nibwo bwatuma atiga kuko ntabwo najyaho ngo mbitindeho cyane ariko kwiga nta muntu byanga kuko kwiga ntabwo ari bibi ese kugira ngo ureke kwiga byagenze biti kwiga nyine uri kumva ntihasoza danje najya nagize vie nyine tu vie wikundira icupa nyine tu utazi ngo umuryango we ngo urabaho gute nimba uyu munsi afite nk'ibihumbi 100 cyangwa se ngista ndabyibuka rigigize kunywera ibihumbi 100 iminsi 3 urugo ngewe usanga ikaramu akayigura ariko ugasanga iposhoni hatari yanataha mu rugo bikaba ibisazi rero nizo challenge nazo zigenda iyo uri gukura buriya mu buzima ugenda ubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye vuga ati niba ndi mu rugo mbona bimeze gutya ese amaherezo azagenda gute kandi mbona bimeze gutya nuko ngo yatumye ureka ishuri P6 yes kuko niho ibintu byanjye byose byapfuye ariko nyine ntago navuga ngo niwe gusa man n'abaturanye twagize nabo ntago bari beza kuko ari ukuntu ubuntu gusanga runaka afite umwana ariko mugenzi we atabyishimiye gira ubutumwa ugenera papa wawe nyine vie ikintu nakubwira umuhungu wawe arakuze pe sinzi ko niba ukeka ko ntari kuba ngeze ahangaha ariko kubw'Imana ndetse n'umurava wa Mary ngeze ahangaha rero ikintu nakubwira cyo ujya umenya ubuzima bwawe nanjye ndazamenya ubwanjye nta n'ikindi kintu narenzaho ngaho ugira na message ugenera mama wawe Mary we ni umuntu wanjye w'inkoramutima cyane kandi n'umuntu nkunda kandi nawe umuntu utuma nkora cyane kugira ngo basi mpindure ubuzima mbona nakuriyemo cyangwa se n'ubwo arimo Mary niwe muntu wa danje nyine tuuma support niwe muntu ushobora kuba nacitse intege ariko natekereza ubuzima arimo nkaza mfite imbaraga zirenze zo nakoreshaga wow yes kubera ko niwe muntu wambaye hafi niwe muntu wanyeretse ko ibyo bintu byose mbibayemo ariko ngomba kubinyuramo ugomba kuba umugabo yes mbo twari turi ku rugendo rwo kuza i Kigali ubugeze Nyabugogo oya ahubwo kuri gusimbuka wa mugani ko twagiye yego ngere Remera nimara kugera Remera mitempa mu modoka mbwira umujene wanjye ati Nyabugogo nahagize imodoka ikomeza turi Remera bitagerageze i Remera mitambwira umujene ati nahise mva mu modoka ati Nyabugogo nahageze umujene akajya amagara ati se uri he ndi Nyabugogo ati si imodoka y'uburu murayibona ati ndimo ndayibona yego ati ahubwo wowe uri he ati ngende Nyabugogo ati no se ahantu hari imodoka bihinga bino bikora umuhanda urimo urahabona ati ngende ndimo ndahabona ahubwo wowe urimo uransikana wabaye nk'abanyakigali reka umujene yambwiye ndikaraga Iremera ndayicurika ndayizamuka ngo ndi Nyabugogo umujene arangije nambwiye ati rero mwana ndiko ni urimo ndabizi shaka umuntu baza ngo aha hantu ni he narakumanukiye ara mu byapa bya Remera mita nkubitana n'umunyonzi mukoza atereka mva imbere uri kumagara ikigare ryanjye baritware wowe ufite ubwenge mu nzira nigendera rero Kigali na bwa bururu bwo mu cyaro igihe ura n'umuntu kenda no kwiruka ati ibintu ni hatari nibwo nabonye umumotari nsa n'ujya kumutega navuga ati mota bimeze bite ni amakuru se ni he ngati sa boro ni he arambwira ati ahangaha ni mu byapa bya Remera wa mujene nakubiswe n'inkuba ibaze ko umuntu amwemezaga ko ndi hahe Nyabugogo nkaba ndi Remera navuga ati umuntu ahera hehe mubwira ko ndi Remera none Nyabugogo ndani hehe se mwana nogera ngatishe biragenda bite oya ibyo ntabwo byari byoroshye ahubwo nako byari byoroshye ese ambwira ngo ngomereze uwo mumotari kubera ko nyine natinye kubimubwira kubera ko ndi mu makosa ahita abaza wa mumotari ngo umujene ari henga ari mu byapa bya Remera ati ubwo nari umunzanire ndakwishyura mbona anzanye nagiye hari Gikondo kunoza ku nganje niho nabaga quartier yarananga murimbo bura niho nabanje kuba ubwo ukigera i Kigali akazi kambere wakoze karakaye man bro
nacuruzaga gaze ariko nyine byari ibisazi kuko natwaye igare umwaka umwe n'igice navaga hariya nuzara nanga umurimbo nkajya kurangura hano hepfo hano ku Kinamba ku Gisozi hano ku Kinamba niho ku Rwibutso niho naranguraga gaze ugasametse nk'ibiri ku igare muri izi modoka za Kigali nawe urabizi wari ibisazi no kwikaraga. Umuntu akubonye se kuri umwana nyine ubundi baravuga ibyo biro warabishoboraga wowe ntago wabyumva kubera ko bitewe n'ukuntu kubivuga mugana n'ukuri kundeba sinambwiye ko ndi umwana wa mbere suri n'uwa kabiri si n'uwa gatatu nyine tu biterwa n'ukuntu Imana ibararemye umuntu. Reka rero dusaba abanyarwanda bakunda imiziki yawe ngero bakubitiremo akandi karimbo ko kujya none ubakomfirime ubahereza impamvu yo gutuma bumva imiziki yawe. Yege ari akaririmbo mfite bita Ndarikocora. Niko kazigo nakoze numva ko nanjye ndi kuza muri Game 4 kambatemo nyikikubona sinasinziriye maze ndaryama nkakurota morning nkashaka icyo nkubwira amarangamutima ni telefone nguri gutinda kuri kocola kandi ukutinda nikiniga zimushaka bimubwire witinya bimubwire uruhuke ngenda rikochora naragusariye ngenda rikochora naragusariye ngenda rikochora ngenda gura fanta in the session comment abanyarwanda bari kutureba guhereza amanota agira ngo mwumvishe ubuzima bwe n'ubuzima butoroshye n'ubuzima bukomeye n'ubuzima bwa gihungu nyina umuhungu wese wagomba gusiragoringa ariko bonera kubwirina ababyeyi ari ukuboro muri kwica ubuzima bw'abana banyu wenda si mwese ariko abafite iyo myitwarire cyangwa se abafite iyo myumvire mukwiye kumva ubu butumwa mukorohereza ababyeyi mbese mukorohereza abana banyu. Reka ngushimire nanjye hano ni kuri The Fear Empire wakoze kabisa kuko nanjye ndagushimira ubwitange wagize n'umurava no kuba wamaye amahirwe kuba narakuvugishije nkabona nago nyine ubaye wa muntu nkaho uri bize ndabikunze kandi ukomeze uduhereze natwe n'abandi bajene nkanjye tuzagere kure kandi nizera ko nituzamuka nawe uzaba wazamutse nicyo kandi birasaba ko mukora cyane. Icyo wabwira abanyarwanda nabo babwira ngo ati namwe mudukurikirane kandi mwihangane mukore subscribers musharinge kuko ibikorwa byacu dukora ni byiza kandi tuzagumya tubahereze ibyiza ntago turi hano ngo tugiye gucika intege ubwo tugiye kwambara imbaraga kuruta izo twaba dufite. Mukomeze mubane natwe umujene mumushigikire mukomeze mu blessing ahantu hose kandi izera ko bizagende neza. Ciao my people. Asante sana ngushimire weho twabanye kuva kino kiganiro gitangiye kugeza kirangiye ngumbwire ni ngewe ndi umwana w'ibwami ndi uwahanuwe na Yohana ari mu kirwe party mu muntu wese ufite talent alalo yo kuba yaza kuri The Fear Empire na wamenya na tubagarire yose na uzirizera n'izarumba. Hanyuma mwibutse ko ushaka kwiga imodoka neza kandi mu gihe gitoya ku mafaranga ari hasi mwarimo shopora gufasha 787034 ngushimire kuba babanye natwe n'iby'agaciro cyane ariko ntugende udakoze subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro nk'ibi bijye bigenda bikuriraho 5 kuri 5. Ntabwo ukwiye kubona umuntu ngo umucire urubanza, ntabwo ukwiye kubona umuntu ngo umuce intege kuko hari benshi twagiye tubona mu by'ukuri ukabona naho bazajya ariko bikarangira ubu ngubu aribo batubereye ba role model kugeza ubu ngubu nibo nyenyeri iri kutumurikira. Ngushimire rero buri muntu wese aho ari yahava akagera ahandi kandi Bruce Melody niwe waririmbye ngo ejo si kure kandi ejo nawe uzi icyo wahatse bro. Niyo mpamvu ubwire ni ewana courage bro ni munyakazi kiri kandi ukomeze mujye nanjye kuri YouTube yanjye ni Faido mukore sub indirimbo ni nshyashya ifite video munshigikire banyarwanda twa Faido mugende murebe indirimbo yakoze ifite na video imo ni icyana cyiza
harimo n'icyana cyiza harimo n'icyana cyiza n'icyana cyiza mugende murebe icyo cyana cy'umujene wanjye ngushimire brother, thank you kabisa, kandi turi hano kugira ngo tugusapotinge bro, courage, ntuzacike intege ma brother, ibindi bizagenda fresh, sibyo?